Haleluya. Ndabasuje mu izina rya Yesu, bifurije amahoro y'Imana, buntu bw'Imana busabe muri mwebwe mu mitima yanyu uko byanditswe. Nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye Safari Aleserge, nejejwe n'Imana ko twemeye kugira ngo tuganire ku byanditswe byera, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Uyu munsi mbatumweho mu ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo intebe Imana yaguteguriye nubwo hari ibiyipimamo, igihe gikwiriye niho uzayicaramo izaba yawe. Imana ishimwe cyane. Nta kintu na kimwe kizakunyaga intebe Imana yaguteguriye. Uyu munsi hari ibintu biri kuyipimamo, hari ibintu birimo birayigera, ariko byayipima, ndagira nkubwire ngo uzayicaramo yitwa yawe, uzayicaramo ku manywa, uzayicaramo abantu bareba, uzagira ku cyo Imana yavuze uko byagenda kose, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cy'Abami, ni igice cya mbere, turasoma dore ku murongo wa mbere, turaza gusoza no mu murongo wa 53. Nifuje ko tuganira kino gice cyose kugira ngo twumvire ijambo neza, turisesengure, turicengeremo uko Umwuka w'Imana biduhaye mu izina rya Yesu. Twihuse reka dusome ijambo ry'Imana, turasoma dore ku murongo wa mbere, tube tugarukiye ku murongo wa 4, turagenda dusoma imirongo igiye itandukanye. Umwuka w'Imana dufashe cyane mu izina rya Yesu. Bibiri ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umwami Dawidi yarashaje, ageze mu zabukuru, bakamworosa imyenda ntasusurukirwe. Nuko abagaragu be baramubwira bati, mwami nyagasani, bagushakire umukobwa w'inkumi abane nawe, ajya gukuyakuya agupfumbate, kugira ngo ususurukirwe nyagasani. Nuko bashaka umukobwa mwiza wo mu gihugu byose bya Isirayeli, babona Abisagi w'i Shunemu, bamuzanira umwami. Uwo mukobwa yari mwiza cyane, akajya akuyakuya umwami amukorera, ariko umwami ntiyamumenya. Uwiteka nadufashe cyane. Haleluya. Bibiri itweretse umwami Dawidi ageze mu zabukuru, ageze igihe cyo gusaza. Amateka ya Dawidi murayazi, uburyo Imana yamuhamagaye imuvanye mu ishyamba aho yaragiraga intama z'iwabo. Imana yo mu ijuru ikamuhereza icyizere kugira ngo ayobore igihugu cya Isiraheli. Imana ishimwe. Nyiraha ndagira ngo mbabwire ngo Imana igiye guhamagara umuntu, ntabwo ireba uburanga, ntabwo ireba igihagararo, ntabwo ireba inkomoko ye, ntireba amashuri, nta kintu na kimwe Imana ireberaho, ireba mu mutima. Aya niyo magambo Imana yabwiye Samweli, yamubwira ngo ntuze kureba igihagararo, ntuze kureba uburanga, ntuze kureba ikindi, kuko ngewe Uwiteka Imana nitegereza mu mutima. Imana ishimwe. Imana yo mu ijuru yajyanye Dawidi, imunyuza mu bikomeye, imunyuza mu ntambara zitandukanye, ariko ikabimurindiramo. Igihe Sawuli yamuhigaga, igihe abanzi ba Dawidi bamuhigaga mu ntambara nyinshi Dawidi yarwanye, Uwiteka yamuhagazeho kugeza ageze mu zabukuru. Gire mbibutse ijambo Dawidi yigeze avuga muri Zaburi, yaravuze ngo nari umusore none ndashaje, sindabona umukiranutsi arekwa, ngo cyangwa urubyaro rwe rusabiriza. Imana ishimwe cyane. Dawidi yasubije amaso inyuma, yibuka ibikomeye yaciyemo, yibuka intambara yaciyemo, aravuga ngo ubu ni ngewe ugeze mu zabukuru, ni ngewe imvi zibaye uruyenzi nihagaze, n'abantu bandwanyije, n'ibintu byampize, n'ibintu byanyasamiye, ndacyahumeka, n'intambara naciyemo. Yesu ahimbazwe cyane. Aha Bibiri yitweretse Dawidi ashaje, aha Bibiri yitweretse Dawidi ageze mu zabukuru. Wibuka intambara yaciyemo ariko agera mu zabukuru. Ndagira ngo nyiraha nkubwire ngo ibyo uri gucamo byose ntabwo bizakubuza kugera aho Imana igutegurira. Ibyo uri kunyuramo, izo ntambara uri kubona, ibyo ngibyo bikwasamiye, ibyo biri kuguhiga, ntabwo bizakubuza kurya iby'Imana yaguteguriye, ntibizakubuza kugera aho Imana yaguteguriye, ntibizakubuza kugira ku cyo Imana yavuze. Wihangane wowe gusa, wemere ubushake bw'Imana. Imana iri kumwe nawe kugira ngo ikugeze ku mwisho, ikugeze ku mpera, ikugeze ku cyo yagusezeranyije mu izina rya Yesu. Aha Bibiri yatubwiye ngo Dawidi yarageze mu zabukuru, ntabwo ngo yari akiryama ngo asusurukirwe, ntabwo yari acyumva agashyuhe, ngo hanyuma abagaragu baramwegera bamubwira ngo databuja, watwemereye tukagushakira umukobwa uzajya agufasha akagukuyakuya, kugira ngo byibuze ujye ubona n'ibitotsi, kugira ngo byibuze ujye ubasha no gususurukirwa. Yesu adufashe cyane. Ngo bahiga mu bihugu byose, ngo bashakisha umukobwa, ngo baza guhura n'uwitwa Abisagi w'i Shunemu, ngo bamuzanire umwami Dawidi. Yesu ahimbazwe cyane. Icyatumye uyu mukobwa bamuzana ngo kwari kugira ngo Dawidi ajye asusurukirwa, abashe byibuze kuba yagira agatotsi mu gihe cyo kurya. Mu Uwiteka nadufashe cyane. Bibiliya yatubwiye kuri uyu murongo wa 4 ngo uwo mukobwa yari mwiza cyane, ngo akajya kuyakuya umwami amukorera, ngo ariko umwami ntiyamumenya. Imana idufashe cyane. Aha Bibiliya yatwereka neza yuko Dawidi yarageze ku rwego rwo kutabasha kumenya umuntu, kutabasha kurebesha amaso y'umubiri ngo amenye ngo uyu muntu ni mwiza, ngo amenye ngo uyu muntu usa arashoboye, ngo amenye uyu muntu usa nubahe, ngo amenye uyu muntu wari. Mu Uwiteka nadufashe cyane.
aka kantu muze kukumva neza. Nanone kuri Abisagi byaragahinda cyane, kuko gukorera umwami ntakumenye n'ishyano, gukorera umwami ntabashe kugusobanukirwa n'ishyano, gukorera umuntu utazi ngo ureshe ute, utazi ngo usute, utazi ngo inkomoko yawe ni, gukorera umuntu utakuzi biragatsindwa n'Uwiteka. Yesu ahimbazwe cyane. Bakozi b'Imana, abantu Imana yahamagaye, tugire icyifuzo kivuga ngo Mana we uduhe kugukorera utuzi, uduhe kugendana nawe utuzi, uduhe kukuramya no kuguhimbaza utuzi, mbega dukorera Uwiteka ariko atuzi. Uyu Abisagi yari afite ikibazo kimwe, yari mwiza kubigaragara, yewe yanashoboraga akazi mu bifatika, ariko ntabwo umwami ngo yamumenye. Imana idutabare cyane. Dusenga Uwiteka kugira ngo twebwe umwami dukorera tumenye, twebwe umwami dukorera azatubwire ngo narababonye, kuko biratubwiye ngo hari igihe kizagera mu bice, uze gusoma ibice 7 bya Matayo muhere ku 23, ahantu abantu bazajya babwira Yesu ngo twaragukoreye, twirukanye abadayimoni, twarabwirije, twakoze, bakavuga ngo nukuri sinigeze kubamenya. Gukorera umwami ntakumenye biragatsindwa. Biba bimeze nk'umuntu wagiye gutanga umubyizi mu murima aho batamutumiye. Imana nidufashe cyane. Ariko biri ijambo ry'Imana rirambwira ngo uyu mukobwa Abisagi nubwo yari mwiza, nubwo yari ashoboye akazi, ntiyamenye. Imana idufashe cyane. Dawidi yarageze mu zabukuru, amaso ye atakireba, atakibasha gususuruka. Yesu adufashe cyane, ngo niyo mpamvu bamuzaniye Abisagi kugira ngo ajye amukorera asusurukirwe. Uwiteka adufashe cyane. Icyo nifuza ko mwumvamo ni uko Dawidi yari ashaje, atabasha kureba, atabasha gususuruka. Uwiteka adufashe. Imana ishimwe. Reka dukomeze n'umurongo wa 5 wa kino gice cya mbere. Igitabo ni cya mbere cy'Abami, turaza kugeza ku murongo w'10. Biravuze ngo hanyuma Adoniya mwene Hagiti arikuza ati nzaba umwami, yitunganiriza amagare n'abagendera ku mafarashi n'abagabo 50 bo kujya bagenda imbere ye baca isibo. Icyakora se ntabwo yigeze kumucyaha, byatuma arakara ati ibyo wabitewe n'iki? Adoniya yari umuntu w'uburanga cyane, kandi yavutse akurikira Abusalomu mwase. Bukeye yajya inama na Yowabu na mwene Seruya na Abiyatari umutambyi, baramukurikira bamutiza amaboko. Umurongo w'8. Ariko Sadoki n'umutambyi na Benaya mwene Yehoyada na Natani umuhanuzi na Shimeyi na Reyi za ntwari za Dawidi bo ntibaragahuza na Adoniya. Umurongo w'9. Hanyuma Adoniya yenda inka n'intama bibyibushye abyicira ku gitare cy'izohereti ahateganye na Enirogeri, ararikira bene se abana b'umwami bose n'abayuda bose n'abagaragu b'umwami. Ariko umuhanuzi Natani na Benaya na za ntwari na Salomo mwene se bo ntiyabararika. Uwiteka nadufashe cyane. Bibiri tweretse umuhungu, umwe mu bahungu ba Dawidi. Kurikiranya amateka agaragaza ko uyu muhungu yari umuhungu wa 4 mu bana ba Dawidi. Uwiteka nadufashe cyane. Yavukaga ku mugore witwa Hagiti. Yesu ahimbazwe cyane. Hanyuma muzi neza yuko mu bagore Dawidi yari afite harimo nyina wa Salomo. Noneho uyu nyina wa Salomo akaba yahawe isezerano na Dawidi yuko Salomo umuhungu we ari buzima hasi. Yesu ashimwe cyane. Igihe Dawidi azamaze gutanga, Dawidi yari yarahaye uyu mugore Batsheba nyina wa Salomo isezerano rivuga yuko umuhungu we Salomo ari uzima hasi. Uwiteka aradufashe cyane. Bibiri igaragaza Dawidi rero amaze gusaza, uyu muhungu witwa Adoniya yigira ikinani, yigira ikigenge. Aravuga ati n'ubundi data amaze gusaza, data ntakireba, ntashobora kumenya ibyo nikora byose, reka nitwara uko nshaka. Bibiliya yatweretse uyu Adoniya ngo yigwiriza abantu bo kujya bamushagarira, abantu bo kujya bamurinda, mbega yishakira amayesikoti, yigira ukomeye ngo arikuza. Bibiliya yatubwiye ngo yarikujije. Mu minsi nk'iyi hari abantu bikujije, bihaye ibyubahiro, bari kwikora ibitandukanye, bumva ko isi bayifite, bakumva yuko avenir ari ya Uwiteka nadufashe cyane. Hanyuma intego Adoniya yari afite ngo yari intego yo kwima hasi. Nta sezerano ryo kwima yari afite, nta sezerano ryo kuba umwami yari afite, ariko we yumvaga ko imbaraga zamuhesha kuba umwami. Reka nkubwire, ntabwo imbaraga zaguhesha kugera ku icyo wifuza kuba cyo. Icyaguhesha kugera ku cyo wifuza kuba cyo ni imbabazi z'Uwiteka, ni ijambo Imana yavuze. Uwiteka nadufashe cyane. Reka nkubwize ukuri kwishobora byose. Ntiwishingikirize ku bwenge ufite, ntiwishingikirize ku mashuri ufite, ntiwishingikirize ku mitungo ufite, ntiwishingikirize
ntiwishingikirize ku maboko y'abantu bagushagaye. Birambwira ngo yari afite abantu bamushagaye, barimo n'abatangirimo n'abakomeye, ngo bamutizaga amaboko ku manywa na nijoro. Ariko ibi ngibi ntabwo byashoboraga gutuma agera ku ntego ye, kuko se Dawidi ntabwo yari amushyigikiye. Se Dawidi ntabwo yari azi ibyo arimo arakora. Uwiteka nadufashe cyane. Kandi nta n'isezerano yari afite rihwanye n'ibyo yifuzaga. Uwiteka nadufashe cyane. Umurongo wa 9 watubwiye ngo Adoniya yenda inka n'intama, yafashe ibitambo ngo abijyana kubitamba, ngo atumira n'abantu benshi ngo baze barye bishime, kuko yifuzaga kwiyimikisha. Donc yari afite abatambyi bemeye kumukurikira. Dufite abatambyi batemera gukurikira Imana, dufite abakozi b'Imana bamaramaje gukorera indamu, dufite abantu mbega bashyize imbere irari ry'ibyifuzo byabo, batacemera kuyoborwa n'ukuri, batacemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana, ahubwo bashaka indonke, bashaka indamu z'ako kanya. Yari afite abatambyi bamukurikiye, yari afite abantu bo mu rusengero bamukurikiye, yari afite abakomeye bamuri inyuma, mbega yari afite benshi ngo bamutize amaboko. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo hanyuma atumira abavandimwe be, atumira bene wabo, atumira n'abandi bantu bakomeye ngo baze mu birori nyine yari yitunganyirije. Yumvaga ko agomba kuba umwami. W'Iteka nadufashe cyane. Mbibutse ahantu yifuzaga kwicara, intebe yifuzaga kwicaramo yari intebe yagenewe witwa Salomo, lestika ya bini ya Kidefa. Hari intebe Imana yateguye umuntu witwa Salomo, ariko Adoniya atangira kuyipima, Adoniya atangira kuyigera, Adoniya atangira kwigira amajanja. Ntababwiye ngo intebe Imana yaguteguriye, nubwo hari ibiyipima, nubwo hari ibiyigera, ntabwo bizigera biyigutwara. Igihe gikwiriye niwo uzayicaramo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Birambwira ngo yatumiye abantu bose, ngo ariko ntiyatumira umuhanuzi Natani, ngo ndetse ntiyatumira na Benaya, ngo ntiyatumira na za ntwari za Dawidi hamwe na Salomo. Ngo abo ngabo yarabaheje. Uwiteka nadufashe cyane. Nshuti, birashoboka ko hari biri gukorwa mu muhezo utazi. Hari inama z'abadayimoni ziri gukorwa utazi, hari inama z'abisha ziri gukorwa utazi, hari inama z'abakugambanira zirimo zirakorwa utazi. Ariko ibyakorwa byose ntabwo bizabuza umugambi w'Imana gusohora. Birashoboka ko hari n'abari kujya mu bapfumu, hari abari kukurogesha, hari abarimo barishira hejuru no kwibonekeza. Ariko uko biri kose, icyo Imana yakuvuzeho, icyo Imana yakugambiriyeho cyegereje gusohora mu izina rya Yesu. Nubwo bishyushye, nubwo bitutumba, intebe yawe ukaba uribona hari abari kuyigera, hari abari kuyipima, abari kukubwira ngo nta n'ikintu uzaba cyo, ntawe uzagera, tuzagukirana, tuzakugera nayo, nta hantu hose tuzakuzitira, tuzaguhindira. Ariko icyo Imana yavuze cyegereje gusohora mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Imana ishimwe. Reka dukomeze n'umurongo wa 11 kugera ku murongo wa 14. Turi mu gitabo cya mbere cy'Abami, igice ni icya mbere. Imana idufashe cyane. Bibiliya iravuze ngo maze Natani abwira Batisheba nyina wa Salomo ati, ntiwumvise ko Adoniya mwene Hagiti yiyimitse kandi databuja Dawidi atabizi? Nuko none ndakwinginze ngwino nkugire inama kugira ngo ukize amagara yawe n'ay'umuhungu wawe Salomo. Dore genda usange umwami Dawidi umubwire uti, mwami nyagasani, umubwire uti, mwami nyagasani, niwarahiye umuja wawe uti nukuri umuhungu wawe Salomo azima maze gutanga, kandi uti niwe uzima ingoma yanjye. None niki gitumye Adoniya yimye? Murongo wa 14. Nuko ukivugana n'umwami, nanjye ndi bwinjire ngukurikire mpamye amagambo yawe. Uwiteka nadufashe cyane. Inkuru y'uko Adoniya yari arimo ariyimika, yari yakoresheje ibirori ndetse yahamagaye n'abantu yatumiye ntako atagize, yarakwirakwiriye igera ku muhanuzi witwa Natani. Hanyuma uyu muhanuzi witwa Natani wari ukiri kugendera mu kuri, wari waramenye amakuru y'icyo umwami yavuze kuri Salomo, arihuta cyane asanga nyina wa Salomo Batisheba. Aramubwira ati, ariko yewe ntabwo wamenye ibiri kuba, uriyicariye, ntabwo wamenye yuko Adoniya yagiye kujya kwigera intebe y'umuhungu wawe Salomo, ntabwo wamenye ko Adoniya arimo aripima intebe y'umuhungu wawe. Wagize ubwenge, ngwino nkugire inama. Uwiteka nadufashe cyane. Bibiliya ijambo ry'Imana rirambwira ngo abwira nyina wa Salomo Batisheba, aramubwira ngo genda wibutse umwami Dawidi amasezerano yakubwiye, genda wibutse umwami Dawidi ibyo mwavuganye. Igihe dusohoyemo ni igihe cyo kwibutsa Imana ibyo yavuganye nawe. Yesu ahimbazwe cyane, kuko niwe yicarira. Badoniya barahari biteguye gutwara ibyawe, Badoniya barahari biteguye gutwara intebe yawe. Ariko nuhaguruka ukibutsa umwami icyo yavuze, ukibutsa umwami icyo yasezeranye, ukibutsa umwami icyo yakweretse, haleluya, icyo yakubwiye, icyo restalabi estance rigide fa, icyo yaguhisha ukabimwibutsa, ndagira ngo ubwire ngo intebe yawe irahari. Ibyakorwa byose na Adoniya nta kintu bizahindura ku mugambi w'umwami. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo ugende ubwire umwami, umwibutse ibyo yakubwiye, umwibutse ijambo mwavuganye.
hanyuma ngo nanyu ukirimo uramubwira ndetse ukimara no kurega Adoniya ko arimo ariyimika, ukimara kuvuga ko Adoniya arimo arigira umwami, nanyu ndinjira ngukurikiye nindagiza mpamya amagambo urimo uravuga. Uwiteka yadufashe cyane, Uwiteka ashimwe. Dukeneye abantu bo kudufasha gusenga, dukeneye abajyanama bo kudufasha kugira vision, kudufasha kugira iyerekwa. Dukeneye ijwi ry'Imana ritubwira ibiri biraba mu ibanga. Uyu Natani umugiranye n'umwuka w'Imana. Dukeneye umwuka w'Imana utubwira ibiri gukorerwa mu murere, ibiri gukorerwa mu ibanga, inama z'abadayimoni, inama z'ababisha, inama z'abagambanyi, inama z'abanyeshari. Hari ibintu birimo biraba utazi, hari intebe yawe irimo iripimwa mu isi y'umwuka utazi. Hanyuma dukeneye umwuka w'Imana, dukeneye amakuru kugira ngo twibutse umwami icyo yasezeranye natwe, twibutse umwami icyo yavuganye natwe. Uyu Natani mugiranye n'umwuka wera w'Imana, izina ry'Uwiteka ririhimbazwe. Yaje kwa Batisheba aramubwira ati wowe nta makuru ufite, wowe ntacyo uzi, uriyicariye gusa uratengamaye, ntabwo uzi yuko Adoniya arimo aripima intebe y'umwana we Salomo, arimo arigera intebe y'umwami yavuze. Yesu ahimbazwe cyane. Hanyuma ngo Batisheba arahaguruka. Reka dukomeze dusomere ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Imana nihimbazwe cyane. Reka dukomeze n'umurongo wa 15 kugera ku 27. Ni igice n'ubundi cya mbere mu gitabo cya mbere cy'Abami. Nyuma yuko Natani abwiye amakuru Batisheba, tugiye kureba icyo Batisheba yakoze ndetse n'ibyaje gukurikira. Uwiteka nadufashe cyane. Turi ku ijambo ry'Imana rifite mu kuvuga ngo intebe Imana yaguteguriye, intebe Imana yakugeneye, hari ibiri kuyipimamo, hari ibiri kuyigera, ariko byayigera byayipimamo uko byagenda kose ni yawe no uzayishiramo mu izina rya Yesu. Murongo wa 15 bavuze ngo nuko Batisheba asanga umwami aho yari ari ku murere, ariko umwami yari ashaje cyane kandi Abisagi w'Ishunemu yabaga aho amukorera. Batisheba arunama aramya umwami. Umwami aramubaza ati hari icyo ushaka? Murongo wa 17 aramusubiza ati nyagasani, warahiye Uwiteka Imana yawe ubwira umuja wawe uti nukuri umuhungu wawe Salomo ni uzima maze gutanga akicara ku ntebe y'ubwami bwanjye, akicara ku ntebe y'ubwami bwanjye. Murongo wa 18 ariko none umwami nyagasani Adoniya yimye utabizi. Murongo wa 19 ubu yishe inka n'intama by'imishishe byinshi cyane, ararika abana b'ubwami bose n'Abiyatari umutambyi na Yowabu umugaba w'ingabo, ariko umugaragu wawe Salomo ntiyamuraritse. Murongo 20 nuko none mwami nyagasani Abisirayeli bose baguteza amaso ngo bamenyeshe uzima ingoma yawe umaze gutanga. Murongo 21 kandi dore mwami nyagasani numara gutanga ugasanga basogokuruza utabigenje utyo, yewe n'umuhungu wanjye Salomo twakwitwa abagome. Murongo 22 akivugana n'umwami umuhanuzi Natani arinjira, babwira umwami bati nguyu umuhanuzi Natani araje. Ageze imbere y'umwami amwikubita imbere yubamye. Natani abaza umwami ati harya mwami nyagasani, ni wowe wavuze ngo Adoniya niwe uzima umaze gutanga akicara ku ntebe y'ubwami? Dore uyu munsi yamanutse yica inka n'intama by'imishishe byinshi cyane, ararika abana b'ubwami bose n'abatware n'ingabo n'Abiyatari umutambyi. Ubu bararya baranywera imbere ye bavuga ngo umwami Adoniya aragahoraho. Murongo 26 ariko jyewe umugaragu wawe na Sadoki umutambyi na Benaya mwene Yehoyada n'umugaragu wawe Salomo ntiyaturaritse. Murongo 27 mbese ibiyo byabaye ku itegeko ry'umwami databuja, kandi utabwiye abagaragu bawe uzicara ku ntebe y'umwami databuja umaze gutanga? Uwiteka nadufashe cyane. Uyu Natani akimara guhereza amakuru Batisheba yahise ahaguruka n'ingoga, arangije ngo asanga umwami ku murera aho yarari. Haleluya. Nababwiye ngo iki gihe umwami Dawidi yari ashaje, ariko yari afite uwitwa Abisagi wamukoreraga w'Ishunemu. Yesu nadufashe cyane. Hanyuma ngo uyu Batisheba ageze imbere y'umwami ngo amwikubita imbere arubama, hanyuma amaze kubama ngo aramuramya. Amaze kumuramya umwami Dawidi aravuga ngo mbese n'iki wifuza, n'icyo ukeneye? Yesu ahimbazwe cyane. Mu kuramya Imana, mu kuyihimbaza, mu kuyikubita imbere, hari ijwi ryiza twumva ritubwira ngo mukeneye iki, murifuza iki. Reka nkubwire
umuntu utakwitwayeho neza, umuntu utazi gutereta, umuntu utazi kuguyaguya Imana, ngira nkubwire ngo ashobora gusohoka amaramasa, ashobora kugenda ntacyo abonye. Imana ikeneye abantu bayicira bugufi, Imana ikeneye abantu bayiramya, ko mu kuramya Imana niho dukura ineza yayo, niho dukura ubuntu bwayo, niho dukura feva y'Imana ikatubaho mu izina rya Yesu Kristo. Umwami aramubaza ngo mbese urifuza iki? Urashaka ko nkugirira nti? Abisagi arangije abwira Amini uyu Batsheba abwira umwami Dawidi, aramubwira ngo uva mwami, ntabwo wibuka ibyo wambwiye, ntabwo wibuka ibyo wansezeranyije, ukanahira n'izina ry'Uwiteka, ukarahira umuhungu wawe Salomo niwe uzima amaze gutanga, niwe uzicara ku ntebe y'ubwami akayobora Isirayeli, ntabwo ubyibuka se? None se byagenze gute ko Adoniya ari wowe wimitswe, ko Adoniya ari wowe wishyize ku ngoma, ko barimo bararya bakananywa, ko barimo barakora ibirori, yewe ko yararitse abakomeye, yararitse umugabo w'ingabo akararika n'umutambyi, yewe abantu bose bahuriye uyu munsi byakomeye, twebwe ntiturarikwe n'umuhungu wanjye Salomo ntararikwe, kandi ko ibirori biraba ari ibirori byo kwimikwa. Yesu nadufashe cyane. Abantu barimo baravuga ngo umwami Adoniya aragahoraho. Hanyuma se none niba bavuga ko umwami Adoniya aragahoraho kandi ari muri Isiraheli, ubwo urumva Adoniya atari babaye umwami nyagasani? Yesu nadufashe cyane. Uyu Batsheba akibwira Dawidi ano magambo, umuhanuzi Natani abarinjiye nk'uko yari yabisezeranye na Batsheba, ngo arangije yunga mu ijambo rya Batsheba, abwira umwami ati ntiwamenye ibiri kuba, abantu barimo baranywa, abantu barimo bararya, ibintu byakomeye. Uwiteka nadufashe cyane. Adoniya yishe amatungo, inyama zirimo ziragaburwa byakomeye. Haleluya. Hanyuma uyu Natani abaza umwami Dawidi, amubaza ngo mbese ibi byaba byategetswe nawe? Niwe waba wabyemeye se? Ese niwe wabwiye Adoniya ngo agende abe umwami? Ntibyatangaza ngo twese tubimenye? Yesu nadufashe cyane. Hari ibintu birimo biraba, Uwiteka Imana yo mu ijuru asa nk'uyirengagije, asa nk'uwaretse, ariko azi ugomba kwima uwo ari we, azi ugomba kwicara ku ntebe uwo ari we, aribuka ijambo yasezeranye iryo ari ryo, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Reka ibirori babikore, reka barye, reka banywe, reka bikine, reka bikore ibyo bashaka byose, ariko intebe ifite nyirayo, intebe ifite uwayisezeranyijwe, intebe aletoka labi estance rigidema, intebe ifite uzayicaraho, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Hanyuma Natani ngo abwira umwami Dawidi ibirimo bireba byose, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe cyane. Oh haleluya, haleluya. Bibiliya ijambo ry'Imana ku murongo 28 mu gitabo cya mbere cy'Abami, n'ubundi niho turi, igice cya mbere, irambwiye ngo umwami aramubwira ati mamagarira Batsheba. Baramuhamagara, aritaba, ahagarara imbere y'umwami. Nuko umwami ararahira ati nk'uko Uwiteka ahoraho wacunguye amagara yanjye mu byago byose, uko nakurahiye Uwiteka Imana ya Isiraheli nti ni ukuri umuhungu wawe Salomo niwe uzima maze gutanga, akicara ku ntebe y'ubwami mu cyimbo cyanjye, ni ukuri niko ndi bubitegeke uyu munsi. Imana ishimwe. Murongo 31 ngo Batsheba yunama imbere y'umwami aramuramya, aravuga ati mwami nyagasani aragahoraho, umwami nyagasani aragahoraho. Murongo 32 umwami Dawidi aravuga ati nimumpamagarire Sadoki umutambyi n'umuhanuzi Natani na Benaya mwene Yoyada, bitaba umwami. 33 Bibiliya yavuze ngo nuko umwami arababwira ati mujyane n'abagaragu ba shobuja kandi muhekeshe umuhungu wanjye Salomo ku yanjye nyumbu. Imana ishimwe. Mumanukane nawe mujye igihoni. Murongo wa 34 nuko umutambyi Sadoki n'umuhanuzi Natani nibagerayo bamwimikishirize y'amavuta ab'umwami wa Isiraheli, maze muvuze ikondera muti umwami Salomo aragahoraho. 35 muhere ko muzamuke mumukurikiye, aze yicare ku ntebe y'ubwami bwanjye, kuko azaba umwami mu cyimbo cyanjye, kandi ari we nategetse kuba umwami w'Abisiraheli n'Ubuyuda. Imana y'amahoro nihabwe icyubahiro. Amena. Nyuma yuko Batsheba na Natani umuhanuzi basobanuriye Dawidi birimo biraba, hari amagambo Dawidi yahise ategeka. Yesu ahimbazwe cyane. Ndashimira Imana yuko iyo tumaze gusenga, iyo tumaze kuyibutsa ibyo yatuvuzeho, iyo tumaze kurega abadayimoni bari kudukorera inama, tumaze kurega ababisha batugambanira, batugirira amashari, baturwanya, iyo tumaze kurega ibyishyize hejuru ku buzima bwacu, ndashimira Imana ko idaceceka. Ndashimira Imana yuko itabyihorera uko nguko biri, ahubwo hari icyo Imana ivuga, hari itegeko ry'Uwiteka ribaho, hari icyo umwami ahita ategeka. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Umwami akimara
kumva inkuru za Natani, yaramubwiye ngo mpamagarire Batisheba, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Hanyuma asubiramo Batisheba aramubwira ngo umva, bya bindi nagusezeranyije, Imana uko itambeshye, uko yamvanye mu kaga, uko yanshije mu ntambara ikandinda, ndayirahiye yuko ibyo nagusezeranyije ko umuhungu wa Salomo ari uzima hanjye bigiye kuba, ngo kandi ngo uyu munsi nibwo bigiye gusohora. Umva uyu murongo wa 30 neza umusobanukirwe, ngo uko nakurahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ni ukuri umuhungu wa Salomo ni uzima maze gutanga akicara ku ntebe y'ubwami mu cyimbo cyanjye, ni ukuri niko ndi bubitegeke uyu munsi. Ntabwo byasabye iminsi 10, ntabwo byasabye amezi 100, ntabwo byasabye imyaka, yaravuze ngo uyu munsi nibwo ndi bubitegeke. Yesu ahimbazwe cyane. Bakirimo bararya, bakirimo baranywa, bakirimo barishima ba Adoniya, bakirimo barishima yuko intebe ya Salomo bayijyanye, bakirimo barishima yuko Salomo ntabazagira, bakirimo barishima yuko Salomo nta kazi azabona, bakirimo barishima yuko Salomo atazigira byara, bakirimo barishima yuko Salomo atazigira yiga, bakirimo barishima yuko Salomo atazigira yubaka urugo, bakirimo barishima yuko Salomo atazigira yishura imyenda afite, bakirimo alekuta la biesta, bakibirimo. Ndategeka uyu munsi. Dawidi yabwiye Batisheba ngo uyu munsi, ntabwo ari ejo, ntabwo ari mu cyumweru bitaha, ntabwo ari umwaka utaha, uku barimo barabikora, uku barimo baraserebura, uku bagize inama yo gukora inama rwihishwa no kwimika uyu Adoniya rwihishwa, nanjye uyu munsi ngiye gutegeka. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo Batisheba ngo ahita yunama imbere y'umwami aramuramya, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe cyane. Umurongo wa 32 ngo umwami Dawidi ahita avuga ngo bamuhamagarire abatambyi, bamuhamagarire n'umuhanuzi Natani, ngo nese bamuhamagarire n'uwitwa Benaya mwene Yohayada. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo aba bagabo bamaze kwitaba umwami, arababwira ati mugende mumpekere umuhungu Salomo, ngo kandi ngo mumuheke ku nyumbu yanjye. Haleluya. Rikotoko robosi karabashaya, mumuheke ku kitabashwa, Imana ishyirwe hejuru cyane, mumuheke ku ngobyi yanjye y'ubwami. Lite koda libonafa, mumuheke bimenyekane. Uyadoniya ntabwo yigeze ahekwa ku nyumbu ya Dawidi. Uyadoniye ntabwo Dawidi izategeka abatambyi kubw'itegeko rye ngo byibuze bamujyane bajye kumwimikisha amavuta. Ibi yarabyikoreye, uwishyira hejuru azacishwa bugufiya. Imana nidufashe cyane. Dawidi amaze kubwira aba bakozi b'Imana ngo batware Salomo kumwimika, Imana ishimwe, ngo yarababwiye ngo nimumara kumwimikisha amavuta, mumumanura aze yicare ku ntebe yanjye y'ubwami, ayobora Isirayeli ngo ndetse ayoboye n'Uyuda. Izina ry'Uwiteka nihimbazwe cyane. Nababwiye ngo intebe Imana yaguteguriye, intebe Imana yagushiriyeho, intebe Imana yagusezeranyije, nubwo hari ibiri kuyipima, nubwo hari ibiri kuyigera, ntabwo bizayikuriganya, ntabwo bizayigutwara. Igihe kirageze ngo itegeko ry'umwami ritume wicara ku ntebe yawe, itegeko ry'umwami ritume ubica Imana yasezeranye mu izina rya Yesu. Hari ibiri kuba mu bwihisho, hari ba Adoniya bari kurwana mu buryo bw'umubiri, hari ba Adoniya bagufitiye amashari, hari ba Adoniya bari kukugambanira, hari ba Adoniya bari kukurogesha, hari ba Adoniya bari kukuvuga nabi, hari ba Adoniya, ariko ijambo Imana yavuze rigiye kugira imbaraga uyu munsi. Imana ishimwe, Imana ihimbaza. Haleluya. Uyu murongo wa 35 usoma wumve neza. Biba ngo muhereko mumuzamukane mumukurikiye aza yicare ku ntebe y'ubwami bwanjye, kuko azaba umwami mu cyimbo cyane, ngo kandi ari we nategetse kuba umwami wa Isirayeli n'Ubuyuda. Imana yo mu ijuru ihimbazwe cyane. Labi etai, ngo mukimara kumwimikisha amavuta ka muze kuvuza ihembe bimenyekane mu gihugu babimenye, na Adoniya se kubyumva, n'abamugambanira babyumve, n'abamwanga babimenye, ndetse n'abandi bose n'abadayimoni babimenye. Nuze kuvuza ihembe igihe Imana igiye gusoza ijambo yavuze, igihe uzicara ku ntebe Imana yagusezeranyije, bazabimenya, bazabyumva. Uko byagenda kose hari ihembe rizavuga. Umunsi ihembe ryawe ryavuze, abakwangaga bazakorwa n'isoni. Umunsi ihembe ryawe ryavuze, abakugambanira bazakwirwa imishwaro. Umunsi ihembe ryawe ryavuze, haleluya, ritoko robo sikamande, isi zanyeganyega kuko intebe yawe iragutegereje. Abayipimamo, abayigeramo bazamwara, bazakorwa n'isoni mu izina rya Yesu. Ndasenga ngo ihembe ryawe rivuge uyu munsi, ihembe ryawe rivuzwe bimenyekane, intebe yawe ntaho izajya mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Hanyuma reka dukomeze guhera ku murongo wa 36 tugeze ku murongo wa 46. Turacyasoma kino gice cya mbere, igitabo ni icya mbere cy'abami. Imana ishimwe.
biravuze ngo nuko Benaya mwene Yehoyada asubiza umwami ati amena. Uwiteka Imana y'umwami databuja nayo ibihamye. Murongo wa 37. Nk'uko Uwiteka yabanaga n'umwami databuja ariko azabana na Salomo, akomeza ingoma ye kugira ngo irushe iy'umwami databuja gukomera. Nuko umutambyi Sadoki n'umuhanuzi Natani na Benaya mwene Yehoyada n'abakereti n'abapereti baramanuka bahekesha Salomo ku nyumbu y'umwami Dawidi, bamujyana igihoni. Murongo 39. Umutambyi Sadoki aherako akura ihembe ry'amavuta mu ihema ayimikisha Salomo, maze bavuza ikondera, abantu bose bashyira hejuru bati umwami Salomo aragahoraho. Nuko abantu bose bazamuka bamukurikiye bavuza imyirongi, baranezerwa cyane, isi irasakuza kubw'urusaku rwabo, Imana ishimwe. 41. Maze Adoniya nawe yari yararitse, bari kumwe bose barabyumva, bari bakimara kurya. Yowabu yumvise ijwi ry'ikorera avuga ati se ariko urwo rusaku n'urw'iki ko umurwa uvurunganye? 42. Akibivuga haza Yonatani mwene Abiyatari umutambyi. Adoniya aramubwira ati injira kuko uri umuntu ukomeye kandi uzanye inkuru nziza. Murongo wa 43. Yonatani abwira Adoniya ati nukuri umwami Dawidi databuja yimitse Salomo ngo abe umwami. 44. Kandi umwami yamwohereje hamwe na Sadoki umutambyi n'umuhanuzi Natani na Benaya mwene Yehoyada n'abakereti n'abapereti bamuherekesha ku nyumbu y'umwami. 45. Sadoki umutambyi n'umuhanuzi Natani bamwimikiye igihoni, ubu barazamutse banezerewe, bituma umurwa urangira. Nirwo urwo rusaku mwumva. None ubu Salomo yicaye ku ntebe y'ubwami. Haleluya. Lido bi eta mandiko za rabini ya gidestance. Igihe uyu mukozi w'Imana Salomo yari amaze kwicara ku ntebe, uko Imana yari yarasezeranyije nyina Batisheba, Imana ishimwe, uko umwami yari yarabwiye Batisheba ngumva umuhungu wawe Salomo niwe uzicara ku ntebe, niwe uzicara ahangi ayobora Isirayeli ndetse ngo ayobore n'Abayuda, Imana ishimwe. Nguko niko byasowe. Akimara kwicara rero kuri ino ntebe, ikondera zaravuze, ihembe rirasakuza, ngo abantu barirangira, ngo ahantu hose ngo biramenyekana, ngo isi iravurungana. Yesu nadufashe cyane. Ngo isi kimara kuvurungana, urusaku rukimara kumvikana, ngo abantu bari kumwe na Adoniya bose barahungabana. Yesu nadufashe cyane. Leleboni kotaribini ya gidestar. Ngo bashimara guhungabana bakibaza ngo ni ibiki bibaye, bakibaza ngo mbese ibi ngibi ni ibiki, ayo majwi n'ayiki. Uwitwa Yowabu ngo yumvishe ngo iryo jwi n'ikondera, aravuga ati se ariko urwo rusaku n'urw'iki ku murwa uvurunganye? Imana idufashe cyane. Yumvishije umurwa uvurunganye, yumvishije umurwa usakuje, yumvishije umurwa wirangiriye, kubera yuko nyiri intebe yari amaze kuyicaraho. Iyo nyiri intebe amaze kuyicaraho, umurwa uravurungana, ibintu birakicikana, bakavuga ngo wa wundi utarize bigenze kuriya, wa wundi wari imfubyi biremeye, wa wundi wari umupfakazi birabaye, wa wundi utarigeze agira umwitayeho biremeye, wa wundi barwanyije biremeye, wa mushomera abonye akazi, umaze imyaka atabyara arabyaye, biramenyekana, bikavurungana ahantu hose, urusaku rugakwira, bitewe nuko nyiri intebe yayicayeho mu izina rya Yesu. Ngiye nkubwire ngo nyiri intebe yayicayeho kuvurungana kubaho, amajwi abantu barasakuza, ibintu birirangira, ihembe riravuga, imyirongo iravuga. Iyo nyiri intebe yabonetse yamaze kwicaraho, ibintu birembe. Uwiteka adufashe cyane. Uyu witwa Yowabu akivuga, uhahita hinjira uwitwa Yonatani mwene Abiyatari umutambyi. Ngo Adoniya ahita amubwira ngo karibu uri umuntu ukomeye, tubwira inkuru nziza kuko nzi neza ko nta nkuru mbi wazana. Yari atari yamenye ibyabaye. Bibiri igaragaza yuko ngo bari bakimara kurya, igihe ihembe ryavugaga ndetse ngo n'imyirongi yirangiye, ngo n'amajwi y'abantu bari bazamutse baherekeje Salomo amaze kwimikwa, ngo barimo bashima Imana baneze, bavuga ngo hasingizwe umwami, haragahora umwami Salomo. Yesu nadufashe cyane. Ngo Adoniya uyu nguyu n'abagenzi be n'abo yari yatumiye, ngo nibwo bari bakimara kurya bahaze, barimo bashima, barimo baserebura, bavuga ati ngoma rwose turagiriye, bavuga ati intebe nyicayeho, bavuga ati mbaye umwami n'ibindi bitandukanye. Hanyuma ngo yari yiringiye inkuru
nziza yari izanywe n'uyu mugabo witwa Yonatani. Haleluya. Umurongo wa 43 Yonatani ahita yihuta, ntabwo yatinze ngo ahita amubwira ngo umva yewe Adoniya we, ni ukuri umwami Dawidi databuja yimitse Salomo ngo abe umwami. Ntuntegerezemo indi nkuru, wowe waje ahangaha uriyimika ariko hari abimitse. Lele postika mande kideza. Reka nkubwize ukuri kw'Imana ishobora byose, aho kwicara ku mutogoto w'inkono uzicare ku ijambo rya nyiri inkono, kuko nyiri inkono niwe ushobora kukuzanira ibyo kurya ukarya, ariko inkono ishobora gutogota uyumva ikarinda utayumva. Lebi etai mandiko zarabi estanse. Yonatani amubwiza ukuri ati databuja Dawidi yimitse umuhungu Salomo, ubu niwe wabaye umwami, wowe va ku giti umuntu ni Salomo. Yesu nadufashe cyane. 44 ngo kandi umwami yamwohereje hamwe na Sadoki umutambyi n'umuhanuzi Natani na Benaya mwene Yoyada n'abakereti n'abapereti bamuhekesheje ku nyumbu y'umwami. Umurongo wa 45 ngo Sadoki umutambyi n'umuhanuzi Natani bamwimikiye igihoni. Ubu barazamutse banezerewe, bituma umurwa urangira. Igihe kiraje kandi kirasohoye ngo wicare ku ntebe umurwa uzarangire, bizamenyekana kandi bazabyumva. Imana ishimwe cyane. Ngo ni rwo rusaku wumva. Haleluya. Hari urusaku ugiye kuzumvikana. Hari urwa mbere rwumvikanye barimo bigera intebe yawe, hari urwa mbere rwumvikanye barimo baripima mu ntebe yawe, hari urwa mbere rwumvikanye barimo baravuga ibidakwiye ku buzima bwawe, ariko hari undi rugiye kuzumvikana mu izina rya Yesu. Umaze kwicara ku ntebe yawe imbaraga z'umwuka we, kandi abazarwumva bwa mbere ni abanzi bawe, abazarwumva bwa mbere ni abipimye ku ntebe yawe. Uwiteka nadufashe cyane. 46 ngo none ubu Salomo yicaye ku ntebe y'ubwami. Finalema ku nshuro ya nyuma y'intambara ndende, nyuma y'ibyabaye, nyuma y'abipimye intebe ye, nyuma y'abantu bigeze mu ntebe ya Salomo, ngo biza kurangira uwitwa Salomo yicaye ku ntebe y'ubwami. Izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Umva amakuru Adoniya yakiriye. Ese Adoniya